sister mba mubwire hari ikintu kimutazi ushobora kuba utazi urukundo icyo ari cyo. Urukundo icyo ari cyo? Urukundo Natasha niwe wabonye umukobwa mwiza muri kiriya kigo cyangwa no mu baturanyi bacu bose? Natasha mu maso yanjye mbona ariwe mukobwa mwiza. Yego nyine nanjye ndabibona ko Natasha ari umukobwa mwiza, ko ntagira ingeso nziza habe namba. Ariko nizihe ngeso nziza atagira umbwira? Mbese umuntu w'umukobwa ababyeyi bose banga, ubwo se wumva bamwangira iki nyine? Kubera ingeso ze mbi bagira. Nabaye babyeyi bamwanga bambwira. Mama ntamukunda, nyina wa Brian ntamukunda, mbese ibindi birenze ibyo ushaka kumenya. Sister, kuba mu Brian na Natasha ntacyo bimbwiye pe, ngomba kumukunda. Urambabaje gusa. Nyumva ndi mushiki wawe, ni gute wakwishimira gutunga umugore nyoko adakunda na mushiki wawe adakunda? Nyumva mubwire, ni kuki mudakunda Natasha? Natasha si umwana mwiza wakurura mu rugo rwacu pe, mama ntiyamwishimira na gato. Nyumva mubwire rero, ukuri mugomba kuzakumva nyanga byakunda. Nge ntabwo uri Brian. Waba bifatira uko bashatse. Ni wibeshye ukazana Natasha muri uru rugo mwana wa mama, uzasubira nayo nawe. Icyo nzi cyo mama ntiyakwemera ko Natasha mukandagirira mu nzu. Umva, ndacyabikubwira. Nge ntabwo ndi Brian. Waba bifata uko bashaka. Mera agomba kuzabyumva byanga byakunda. Umva muvandi gusa witonde, kuko nigeze kumva mama Brian aganira na mama, numva mubwira ibya Natasha. Umva mbona mama atabyishimiye habe na gato. Okay, nge ntacyo bitwaye. Reka nje nigendere njye kuryama, hato na mama ndasanga ndi kuganira nawe kuri Natasha akamerera nabi. Ubwo nyine nimva kugusha uraza kurya. Kuki mama Brian atanshaka? Kuki bagenzi banjye bo batanshaka? Imana urebye imfubyi n'abapfakazi, Imana ureba ubuzima bw'abantu, nuzi amaherezo yanjye, kandi ndozi icyo nzaba cyo. Mana uzi akababaro kanjye, reka nkomeze kubyirengagiza. Then Brian yamva mu mutima, kuko Brian namukunze urudashoboka. Ariko Mana ndakwinginze ndagusaba, undebe kandi na Brian umurebe.
kugushaka rwose ndi kugushaka mfite ikibazo n'umugabo wanjye tutari kumvikanaho kandi ni wowe nshuti ngira banguka afata akamoto ngenda akakwishyurira ndi mu rugo pe banguka sawa pe mbabarira ungira inama kuko ndi kubona uru rugo rwanjye ugiye gusenyuka urabona ngo ntacyo mbuze pe umva ngiye byari birushijeho nta kintu ntari mfite ariko narabuze amahoro ariko hari ahantu nakujyana bishobotse ariko ntugire ubibyira aho hantu hameze gute ni ahantu ku buryo baguhereza umuti ku ebana danje ukaza ukawukoresha ku buryo buhagije ahasiga amahoro akarandama niyo mpamvu mu buzima mba numva nta wundi wangira inama usibye wowe nanjye rero nituramuka tugiye uramenye ntuzagire n'undi muntu urubyaro koko ndibuka nawe muri cya gihe warabuze urubyaro ntuzi ko narabuze urubyaro imyaka 5 nserera buri gitondo umugoroba singe uruta umugabo umva ingumi nsubize bikovu ufite mu maso se isatsi yari ipfuye ariko reba aho ngiriye amahoro reba ukuntu isigaye meze ndi gutera itoto nawe mama bwa nimbona bino bintu biciyemo nukuri ntago nzaririra ngo nyeneye kugura superi yo kwambara nukuri pe Imana izazi kumera umugisha ndakumenyesha ko aho hantu nituramuka tugezeyo shakereka niba nawe uri peto umva ugomba kugira ibanga ry'umutima wawe bigira gutya ugomba kugira ibanga ry'umutima wawe ku buryo nyine wamera ukarimira dumburi ntagira umuntu umenya utarimira uzankoreho kandi ikintu cyo ngiye kukubwira ni ibintu ibyo bibiri twabirangiza tugataha tugatandukana gacaho agenda eba nta n'amazi ndagusaba ni ukuvuga ngo kwitondera abapfumu kuko iby'abapfumu bijya abapfu utazagenda nabi ukabura ibyuma n'intama kubera akoresha imbarutso utwinjiye mu nzu n'utwe utwinjiye hanze n'utwo uzaba usagurije tw'inzira banye nawe amaruga nta kibazo amafaranga ndayafite mfite n'ayo umugabo atazi ayo yose nzemeranya akoreshe ariko mbone ngo urugo rwanjye rugarutsemo amahoro rega uriya mukobwa wibanze ku muhungu wanjye ni ikibazo nabuze ikintu namukorera umva ibyo bintu byose uzava byose tubirangije byose tubikemuye nta n'umuntu n'umwe uzamenya ibyabaye azajya kumva yumva yageze hanze umva nzabyitwaramo neza kubwo bizacamo nta kibazo ngiranye n'umuntu cyangwa ngo n'abantu babimenye buri kimwe cyose bazakigukorera nta na kimwe bazagusigariza ku buryo uriya mukobwa wihambiye kuri uriya mwana wawe bizahita byose birangira tumushake umukobwa ugendanye n'igihe wize ufite n'amashuri pana nyakatsi umva mama ruga nta kindi nshaka ndashaka gushyingira umuhungu wanjye Brian umukobwa wo kwa minisitiri ntabwo nshaka kariya agakobwa ko kwa Gikeli
erega hano hanze abakobwa ba hano hanze barakanuye amaso kandi ni ukuvuga ngo abakobwa ba hano hanze barambuka bakajya za Uganda za Tanzania bakajya gushakayo amadawa ubwo rero ni ukuvuga ngo aho nzakujyana ni umuntu waturutse kure Nairobi afite igiti cya kindi cya dani mva mama Ruga genda rwose shera agiye kuza avuye mu kazi noneho nzaguhamagara kuri telefone uriya munsi nugera